Ibimenyetso by'indwara. Ushobora kuba ufite ibimenyetso by'indwara bitandukanye nko kubabara umutwe, gucika intege n'ibindi. Hari imbuga nyinshi zivuga ku buzima ariko akenshi ugasanga abazikoresha ntago bahugukiwe iby'ubuzima. Gushaka rero ibimenyetso by'indwara ntago bizagufasha, ahubwo bizatuma wibeshya binaguhangayikisha. Byaba byiza rero urekeye kubaza muganga Google, ahubwo ukegera umuganga ku kigo nderabuzima. Ibisasu n'ibiyobyabwenge. Iyo bigeze ku byaha ho biba ibindi. Ushobora kuba wenda ufite amatsiko yo kumenya uko bakora igisasu cyangwa uko bakora ibiyobyabwenge nka vitamine. Ibyo wakora byose ujye wibuka ko hari abashinzwe umutekano bahora barekereje, bashobora kubyuriraho bakaguta muri yombi nyamara nta n'ikintu kibi wari ugamije. Niba udashaka kwishyira mu byago, byaba byiza urekeye kujya ubishaka kuri interineti. Kanseri. Indwara ya kanseri ni imwe mu zihangayikishije isi. Ni na byiza kumenya kuri iyi ndwara ihitana abantu batari bake ku isi. Ariko kanseri ni bimwe mu bintu ugomba kujya wirinda gushaka cyane kuri murandasi, kubera ahanini nuko ibimenyetso byayo bijya guhura n'izindi ndwara nko gucika intege, iseseme n'ibindi bishobora gutuma utangira gukeka ko waba uyirwaye. Byaba byiza rero ko wajya ujya kwisuzumisha aho kubaza Google kuko bishobora kugutera guhangayika. Ukororoka kw'ibiheri. Ushobora kuba uzi utu tunyamaswa duto kandi twaranakuriye cyane wowe wize muri internet. Ese waba ujya wibaza uburyo utu dusimba twororoka? Byaba byiza utabishatse kuri internet kuko umunsi wabibonye ndakubwiza ukuri ko utazashobora no kubona ibitotsi uryamye. Indwara z'uruhu. Hari indwara nyinshi zifata uruhu kandi nyinshi muri zo ni mbi cyane. Ku mpamvu imwe cyangwa iyindi ushobora wenda gushaka kureba amafoto y'amwe muri izi ndwara. Icyiza ni uko waba ubiretse kuko bishobora kukubuza amahoro igihe uyarebye. Ibi kandi bikora no ku mafoto y'indwara zifata ku myanya y'ibanga. Ibihaha by'abanywa itabi. Abantu benshi muri twe banywa itabi, kandi nabo igihe cyose baba batekereza ku bubi bwo kunywa itabi by'umwihariko ku bihaha byabo. Murandasi akenshi usanga yuzuye amafoto y'amahimbano ku bihaha by'abanywa itabi. Abantu benshi bakunze kubyibeshyaho bikabatera guhangayika. Yego bishobora kugufasha mu gihe ushaka guhagarika kunywa itabi, ariko nanone biba byiza iyo utayarebye. Inyamaswa z'inkazi. Niba udashaka kugira ubwoba bukabije, byaba byiza uhagaritse kureba amafoto cyangwa videwo z'inyamaswa z'inkazi. Inyinshi muri izi nyamaswa ushobora no gusanga ziba mu gace uherereyemo. Ubu bwoba bushobora gutuma uzinuka kongera gutembera ukundi. Kwibaruka. Abantu benshi tujya tubibona muri filime abagore basakuze cyane igihe bari kubyara. Akenshi ugasanga harimo ibikabyo ugereranyije n'uko biba bimeze mu buzima busanzwe. Ibi ntabwo ari byiza ko umugore utaribaruka yabireba kuko bishobora gutuma azinuka kubyara. Byaba byiza rero utanatekereje kubishaka. Ese waba wakunze iyi video? Ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira n'izindi zijye zikugeraho byoroshye.